ntabwo byumvikana mugende ntabwo tubashaka oya ntabwo kwica niba nta kibazo kirimo waretse oya ntabwo tubashaka nayo ntabwo ngiye mukunda oya ntabwo mukunda oya jyana nabo ntabwo nzaho bakuye nta nubwo ibyanyu byumvikana ndetse nkamuvugisha mukobwa ushobora kuba muri kugira nabi oya ntabwo tugira nabi turi gusenga muri gusenga satani sora umukobwa oya genda uba abantu bibaje kwinjira hano nibo batangiye kugenda oya wituvangira mukuru oya genda bose wacu oya nose muri kugira nabi oya ntabwo turi kugira nabi munyaruke usura banigishimishije hano ari igiki ndetse nyine batangira bivumbura abantu ubusigiye byahereye byatanze teka amata reba yambaye reba uzi yakora yabaje iki Imana ikomeye Imana igira neza ko wakizaga nubu ni kugikiza ko wabigenzaga kera nubu ni kugikora witeka nyiringabo urakomeye ubutware bw'ijuru n'ubushobozi bugaragare ku no musaza ko bitari gukora Uwiteka ndetse urugutu nibarakara biri bipfe byose Uwiteka arerekwa Uwiteka nyiringabo buretse urabureba mu kanya gatoya itangaza bikoreke muri rugo umukobwa tuza mukobwa ariko nta kibazo mufitanye yamuvuye se bikarangira yewe anzanye mama uyu musaza ni papa wawe suje kubinyibutsa se wisuzugura wipinga wese nyine utandukaniye n'abandi giye wahereye mukobwa wavuze ku cyatarakira usko mamwanesheje akazi kanjye ariko ubutware ukorera muri nge bakakanya wawubona ese ubundi uvuze ko amafaranga ari uri bwishyurwa ari ngi uri buyaguhe gira vuba ureke buretse ariko nta kibazo mwari mufitanye tuza imbaraga nizigaragarire kuri wowe ntabwo biri muri gahunda ba mukobwa ndagira ngo mwereke ko imbaraga zinkoreramo ari imbaraga zikomeye imbaraga z'ijuru imbaraga zikomeye z'ijuru ntabwo ari uburozi ni ukugira ngo mwereke gukora k'Uwiteka ndetse n'impano mfite nahawe n'abasekuru ko zikora njye nanjye kuvuna umusaza ariko ndagira ngo mwereke ibimenyetso koko amenye asoba Imana nsenga ari Imana y'inyembabazi Imana nsenga ni inyembabazi naribyo ariko rero muga hoya Imana nsenga ni inyembabazi ibisi uburozi wa mugabo ntago ari uburozi ibi ni uburozi kamera mayi biboro hano oya wibifata byihore noneho ibi bintu ugiye gukora n'ibiki ibi noneho ndabona binyobeye n'ibise byari birimo kwambika umwana ubusa tumuti mu izina rya Yesu Kristo asobanukirwe umusaza se wakomeje kumuvura umusaza arakira mu izina rya Yesu Kristo ubu ngo imirimo n'ibitanga bimo bikoreka ubundi sinagakwiye kuba naje naha ngaha ariko kubera yuko uno mubyeyi yakomeje kunyinginga nje kumukiriza umusaza umugabo uramvangiye ntago nkuvangiye uyu mukobwa ibintu mukore ntago mbona biri muri nta mukozi w'Imana akora ibintu aze mu butware nahawe n'ijuru ngomba gukira muze mu izina rya Yesu Kristo wamufashiye mama mufasha n'umusaza tumuhagurutse ariko inda yanabaye paralizo wana na amadayimoni yamuzengurutse Imana yaduhaye impano kugira ngo abana bayo babe bazima na amadayimoni wa mugabo ubwo biri na amadayimoni yamuzengurutse na amadayimoni yamuzengurutse ndirukana ndasenyagura ndashwanyaguza iyi myuka mibi yazengurutse n'umusaza fasha madami no bibiliya fasha ndirukana demoni mabagenda ndirukana
amafaranga ku bantu bagiye bafite ibibazo buriya umuntu akubwiye ko kuvura nyine hari igihe birangira wivuyemo amafaranga akashirira none reka tureba abantu nibo bakemera ko umuntu abatangaza ubwo imfura yaba ari igiye kubikora turebe uko byaba bimeze batangiye se bari bwemera ko twiri kamera makomeza imbere meze bitese ese bari bwemere ko twinjira kamera ma tugende kambayamba turajyana ariko komeza tugende kamera ma tugende okay guys byakase mwaramutse bari tubasuye bari tubasuye ariko mwaramutse oya twaravuje ahantu hose byaranze none wowe ugambanira papa wawe simugambaniye he mama reka abantu subajyanyiye ariko nta kibazo cyacu oya kirahari oya ntibishoboka ntabwo byumvikana mugende ntabwo tubashaka oya ntabwo kwica se niba nta kibazo kirimo waretse oya ntabwo tubashaka nayo oya ntabwo mukunda oya jyana nabo ntabwo nzaho bakuye nta nubwo byanyu byumve maretse nkamuvugisha mukobwa ntabwo bazi ujya wubaha mama wawe oya genda oya jya wubaha mama wawe none se kumenya mushobora kuba muri kugira nabi oya ntabwo turi gusenga muri gusenga satani sora umukobwa oya genda uba abantu bibaje kwinjira hano nibo batangiye kugenda oya wituvangira mukuru oya genda kamera mawe bose wacu oya none se muri urasubwo ntimuri kugira nabi oya ntabwo turi kugira nabi munyaruke none se so guys rero kamera ma hanyuma rero ni sister nuko musanzwe mubanye musabe abantu bagera ngo bagasara niba umuntu arwaye bafite ikihe kibazo nibareke bamuvure turebe nyine niba uri ati afite ikihe kibazo niba yiyizeye yaretse mukinjira tukareba ibitangaza ntabwo ari babwiye hose mbabwira iki nta kintu nababwira kuko amafaranga papa amaze gutwara tumuvuza sibyo nta hantu ngo mubavuzi bagakondo kwa muganga ibiki turarambiwe kandi abavuzi bagakondo abenshi nibo bayatwaye sibyo nibo bayatwaye uriya rero nawe noneho yatuvangiye ibintu bitabaho ngo ni umupasiteri ngo kandi akanavu ibyo bintu ni ibiki umupasiteri unavura gakondo ra kumenya afite ibintu mu ntoki se nago mbizi ni ubizi afite n'ibindi biramutabonye ko dusanzwe tubanye reba none ibaze ko banansohoye ubwo se barabagiye gukora iki namakuraho ninjira ndebe ko ari cyo byatanga twingiye mu ntambara ndi kubona nta kintu byadufasha kuraho ninjira mbanze ndebe ko nabatera imyaka 5 umuntu aryamye hariya nta kintu gihinduka ahubwo aremba amanywa nijoro uburi uri yagiye guhindura iki cyananiye abaganga noneho byongeyeho pasiteri wa gakondo ariko rero ndumva ni pasiteri uvura na gakondo nyumvira ni pasiteri gakondo guys ibingibi ni ubwa mbere nanjye mbyumvise by'umupasiteri uvura na gakondo so n'ubundi byange bikunde mwa ntago nava ibingibi ntamenye ibyo byo sibyo ngiye kugira ngiye numva uko bimeze ni wenda numve niba hari ikintu banyemerera so ntago ibingibi nabireka gutya reka nterete uyikureho ntongeye kuyibereka kandi ngiro ndebe niba byakona ntago umuntu yagenda atamenye uko bimeze mama yewe tuvuganeho gatoya ibyuma bitariho tubanze tuvuganeho gatoya nta kibazo banze mvugishe kugira ngo niko none se mama agira ngo banze mvugishe gatoya icyuma nagisize hari cyo bigutwaye none hose none se niba uriya muntu ariko hari ikintu bari kubafasha haretse n'ubundi bikagaragara igihe ibintu mfite amakuru ko bambwiye yuko n'ubundi bakuriye amafaranga igihe kinini waretse niba bariya nabo bari kubutuburira ese mwana wa nangaruka bizagira nangaruka byagira nese urabizeye se nibura nje ndinze ko amusengera bikagira icyo bitanga ariko se mwana wawe urabizi ko nangaruka bizagira nangaruka bigira reka tugire turebe niba ari byukuri n'ubundi niba nangaruka bizagira ngo tugende kamera na nkaza kazane nta kibazo kuko abantu batagiye bigaragara ejo nibo ngira bakakubira kazane ngo nangaruka bizagira kazane nta kibazo nta kintu bitwaye kazane kamerama muze mani mukomeze nare
komeze nari bikabise so ubwo banyemerere ngira ngo ngayo nguko reka turebe kuko niba atari ubuteka mutwe gihe nicyo kintu nifuje cyonyine kamera makomeza imbere ndabona ntazi ibintu bari sister wirakara irakara buretse kurakara ubusura bani gishimishije nari igiki ndetse nyine batongera bivumbura abantu ubusigiye byahereye byatanze teka mata rebunu yambaye rebunu uzi yakora iki yabasha iki ariko ashobora kubikora kanaho shina kamera igira imbere yanyu kugira ngo igira imbere nare kugira ngo ubutware bwawe n'ubushobozi bugaragara uno munsi Uwiteka uri Imana ikomeye Imana igira neza ko wakizaga n'ubu ni kugikiza ko wabigenzaga kera n'ubu ni kugikora Uwiteka nyiringabo urakomeye Mana ya Yakobo Mana ya Isaka Mana ya Aburahamu Uwiteka ndaguhamagaye kugira ngo ubutware bw'ijuru n'ubushobozi bugaragare ku no musaza ya Yesu Kristo ko bitari gukora Uwiteka 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 nibarakara biri bipfe byose Uwiteka arerekwa Uwiteka nyiringabo buretse urabureba mu kanya gatoya itangaza bikoreke muri uru rugo itangaza bikoreke kuri uno musaza Uwiteka rero wamamagaye ukaba kwanga ko tureba mwahise nitugenda no mwitagaragara oya babanda kuri cyubahiro cyacu gikomeza kugaragarira aha hantu mu izina rya Yesu amen oya uyu munsi ubwo birwemere twari twagarutse nta kibazo rega niba utari gukora ibintu bibi reka abantu babibone nabi umukobwa tuza mukobwa ariko nta kibazo mufitanye yamuvuye se bikarangira yewe anzanye mama uyu musaza ni papa wawe suje kubinyibutsa se wisuzugura wipinga wese nyine utandukaniye n'abandi gihe wahereye mukobwa wavuze ku cyatarakira usko mamwanesheje akazi kanjye ariko ubutware ukorera muri nge bakakanya wawe ubona ese ubundi uvuze ko amafaranga ari uri bwishyurwa ari ngi uri buyaguhe gira vuba ureke uretse ariko nta kibazo mwari mufitanye tuza imbaraga nizigaragarire kuri wowe ntabwo biri muri gahunda uriya mukobwa ndagira ngo mwereke ko imbaraga zinkoreramo ari imbaraga zikomeye imbaraga z'ijuru imbaraga zikomeye z'ijuru ntabwo ari uburozi ni ukugira ngo mwereke gukora k'Uwiteka ndetse n'impano mfite nahawe n'abasekuru ko zikora njye nanjye kuvuna umusaza ariko ndagira ngo mwereke ibimenyetso koko amenye asobanukirwe ndetse namwe mubashe kumenya buryo ki kuri pasiteri cyangwa uri umupfumu ntabwo ndi umupfumu njyewe imbaraga nkorana nazo ni imbaraga z'ijuru sibye ko ndi n'umuvuzi gakondo waje gukemura ikibazo uteje ikindi ntabwo nateje ikibazo cyo era yuko Imana nsenga ari Imana y'inyembabazi Imana nsenga ni inyembabazi naribyo ariko rero muga hoya Imana nsenga ni inyembabazi ibisi uburozi wa mugabo ntago ari uburozi ibi ni uburozi kamera mayi biboro hano oya wibifata byihorera noneho ibi bintu ugiye gukora n'ibiki ibi noneho ndabona binyobeye n'ibise byari birimo kwambika umwana ubusa tumuti kameraman ntubifate mwana ntubifate kameraman umubyeyi fasha mama reka bakora umukobwa ibintu ureba fasha arakira fasha muhaye bazanywe arakira fasha mu izina rya Yesu Kristo viuzi mu gihugu arasenga kanerekwa ararahanura mukanya arakiza oya arakitakira kameraman biriya ntubishyiremo mwana asobanukirwe umusaza se wakomeje kumuvura umusaza arakira mu izina rya Yesu Kristo
ubu ngubu imirimo n'ibitanga birimo bikoreka ubundi sinagakwiye kuba naje n'aha ngaha ariko kubera yuko uno mubyeyi yakomeje kunyinginga nje kumukiriza umusaza umugabo we umugabo uramvangiye ntago nkuvangiye uyu mukobwa ibintu mukore ntago mbona biri muri nta mukozi w'Imana akora ibi izina rya Yesu Kristo n'abatuje mureba hano mujyana abaryamye baruhutse aramererwa neza nje naje kwivurira umusaza naje kwivurira umusaza ngewe oya ibi ngibi ndabona naje kwivurira umusaza mama banza umwambike naje kwivurira umusaza banza umwambike neza naje kwivurira umusaza ubundi muri gahunda bino ntibyaye birimo wabanje ukajya kubera ko no mukobwa yakomeje kuvanga ndetse akavanga umwuka yantegetse yuko ngomba kumwereka ikimenyetso mama nta gatenge wabona ariko nagombaga kumwereka ikimenyetso kuko Uwiteka niko yari yambwiye ati mwereke ikimenyetso asobanura kuvura umusaza kandi biri bukoreke uyu musaza ndava hana kiza sindi umupfumu kuri Uwiteka yarayimaye kugira ngo nje nyikoresha mbashe kuvura abantu b'Imana babashe kugira ubuzima buzira umuze ariko suri umuvuzi gakondo cyangwa uri umupasiteri umuvuga butumwa ariko mu buzima busanzwe nsanzwe nanavura nkoresheje ibimera Uwiteka Imana yaremye ibyo bintu nkabikoresha gira ngo mvura abantu b'Imana yiremeye none se uramuvura ko yego yinda mama reka mbaza yego ndamuvura mu izina rya Yesu Kristo ibi bintu bimaze igihe kinini uyu twahuriye mu byumba by'amasengesho arasenga rwose arerekwa nanjye ndi umunyamasengesho ndasenga musaba ubufasha bwo kuzaza gusengera uyu musaza arasenga ibitangaza bigakoreka mu kanya rwose ari bukire mu kanya ubone byemeye biriya bintu mbonye ko uri kubyizera kumona harimo oya ndabyizeye nta burozi burimo murasenga mwembi muhura musengera turasenga twembi duhura mu mu byumba by'amasengesho turahura Satani wivanga mwirukanye turahura oya biragira akamaro mu kanya kirogo yonda mwirukanye mu izina rya Yesu Kristo mpagaze mu butware nahawe nijuru ngomba gukira muze mu izina rya Yesu Kristo ugahaguruka ukaba muzima ukabasha kujya gupagasiriza urugo ukabasha kubona ibigutunga kwamufashiye mama mufasha n'umusaza tumuhagurutse ariko inda yanabaye paralizo wana ndabona yaragagaye kweresha so hanyuma rero hagarara uramererwa neza muzeyi uramererwa neza humura uyu musaza ubundi amaze igihe kingana icyo arwaye igihe kinini cyane ahantu hose narafashije byari byaranze neza aya ni amadayimoni aya ni amadayimoni yamuzengurutse Imana yaduhaye impano kugira ngo abana bayo babe bazima ni amadayimoni yamuzengurutse ndirukana ndasenyagura ndashwanyaguza iyi myuka mibi yazengurutse uramusaza ndayirukana ko mbona ushaka kwimena hoya nk'izina rya Yesu ndasenya ndirukana shwanyaguza mbaraga nahawe n'Uwiteka Imana biri bugende birakunda ntago bari guhumeka mwizere Uwiteka agiye akora imirimo n'ibitangaza ntago bari guhumeka neza ariko Uwiteka agiye akora imirimo n'ibitangaza yaduhaye izi mbaraga kugira ngo tuzikoreshe abantu be bagira ubuzima ese wa mugabo imbaraga zikomeye uri gukoresha n'izihe gakondo cyangwa nizo no gusenga arasenga guhamagara ngo aranasenga izi mbaraga ebyiri zimbaraga nzihabwa n'umuryango nkomokamo nagira ngo utubwire wena niba byara zimbaraga n'iz'umuryango imbaraga ebyiri wizera umuryango nkomokamo wizera iz'Imana cyangwa wizera zose ndazizera kuko nazihawe n'Uwiteka hejuru y'izindi mbaraga hari imbaraga z'Imana izo wizera cyane n'izihe nyine zose ndazizera kuko narazihawe ni harimo gucabiranya abantu rya Yesu Kristo
oya ndamwizera arasenga N'izina rya Yesu Kristo. mutuze namwe simwe muraza kwizera ibyo Uwiteka Imana akora muraza kwizera fasha madame no Bibiliya fasha ndirukana demone mabagenda ndirukana ema mzee ema musaza ema tuze oya ni umunyamasengesho urakira arasenga urakira adahagaze akema neza ema urakira ntureba imbaraga nkura ku imbaraga z'uyu nguyu rwose ni umunyamasengesho ndabona ntamenye uko bimeze urakira ndabona ntamenye uko bimeze ibintu ndi kubona ahangaha urakira musaza abantu mbamona ari nk'abarozi asubira n'ubuzima buzima subira uko wameze baye muzima ariko gatuza karanyeze muze wumve kumeze oya aracyageze oya araza gukira sibyo mwari mwamuhaye ngwangwe oya araza gukira imbaraga ntago nawe wari wizera ntago ugeze ugira ikintu ubona muri biriya bintu urabonye ukorera abantu ntago ndananiwe mureke nduhuke urananiwe mureke mubaza byinshi madamu hasi iyo Bibiliya ijambo ry'Uwiteka rimfasha kugira ngo mbashe gusohoza ibyo yaremye yorohewe ibyo yaremye musaza tuza kandi wizere tuza yakize izina rya Yesu abadayimoni imyuka mibi ndasenyagura ndirukana ntibakongere kukwegerana hato ntago yaryaga nta kintu na kimwe nta bintu mwari mwamuhaye by'ibizi byo oya ntabyo niko yararwaye niko nde yari imeze musaza birarangiye shizemo neza yari yanyweye ikiza adamu rero ntago ninda hangaho umufuragiro wanjye gira oya tuzawuguha rwose urakoze rwose umufuragiro tuzawuguha ndashimira Imana rwose ibikoze rwose nihabwa icyubahiro umusaza arakize na kagafuragiro tuzakaguha rwose ntiyandivuyemo Imana ishimwe umva kwizera kurarema kwizera kurarema kwa mugabo we ngiye ibintu bijyanye ndabona ntazi uyu mugabo nta kintu yigezamo ntacyo wumvise igihe amaze arwaye hari benshi bageze ahangaha barusahurira mu nduru mazitsi mura n'abantu ngo biba abantu bateka imitwe biba abantu none ugiye naje hano bambwira ngo urumuvuga butumwa ngo navuga ngo Bibiliya yanjye banze ngo urumuvuga butumwa ubwo nk'umukozi w'Imana yego unavuraga ko yego ibyo bintu byurumva nta bujura burimo oya ubivuze neza cyane ubujura bw'ikisi nese uyu mwana wa Aburahamu wari urwaye warumaranye ino ndwara imyaka ingana gutya ntago yarakeneye gukira kuko Yesu yakizaga n'ubu ngubu niko bikiri imbaraga zawe ziva here imbaraga zawe bitanu nzikomora njyewe nitwa Mukiza ndi umukozi w'Imana ndasenga ndi umunyamasengesho kanaterekera ntago nterekera numvaga wihamagaza se ngurahamagara ngo bibahamagara nirukanaga abadayimoni nkahamagara imbaraga z'ijuru ariko nukuvuga ngo ino mpana hano nyikomora kuri sogokuru yajyaga nyereka imiti twaravuraga kandi n'ubu turacyavura ninjye wasigaranye iyo mpano ngiye Mukiza nasigaranye iyo mpano y'umuryango ndavura abantu Imana yaremye bikagenda neza ese wenda uribaza ati uyu muti uvura iki ni ukuvuga ngo iyi mpano ni y'umuryango ni gakondo njyewe ndafata ibimera Uwiteka yaremye nk'uko namwe yabaremye ibimera ibi ngibi mubona nkabasha kubikoresha nkavuguta nkaguhereza umuti ukanywa ugakira ariko naje kugirirwa amahirwe n'Uwiteka Imana ampa n'Imana y'Umwuka Wera mbasha kubona buryo ki wanduye nkamenya buryo ki wanduye uretse akantu bacishe mu biriya kuri uriya mwana w'umukobwa uriya namwerekaga ko ntandukanye n'abandi yabonye nge sindi umutubuzi wari umwicanyi oya ntabwo ndi umwicanyi ahubwo nagira ngo imirimo ikorerwe muri we igaragazwe ikimenyetso kigaragare yuko ngewe ntaje kugira gute kubeshya
kandi numvaga umwuka ntegeka yuko ngomba kumwemeza. iki kintu kuye mwinda ngo ni iki cyo Uyu musaza yararwaye urushwima, hari ibintu yarenze, baramuhemukiye. Hari abantu satani yakoresheje baramuhemukira bitewe n'uburyo yari yimereye, bitewe n'ukuntu yari yibaniye n'umugore we, bitewe ibyo bintu barabimutegara birenga. abantu bafite ibibazo byinshi cyane se nibiki bindi Ni ukuvuga ngo tuvura indwara nyinshi, hari amakimbirane mu ngo, ibyo ngibyo, ukuba ufite inyatsi mu byo ukora ntutere imbere kuko ufite inyatsi, hari ukuba sengera uri kure, nkavuga si ngombwa kuza aha ngaha ubone n'undi simba naje aha ngaha, ariko byabaye ngombwa kuko hari ahantu aringiye kuri mudamu twigeze guhura. Ahuriye mu rusengero. Yego twigeze guhura, ambwira ko atuye inaha, ndamubwira ni se wa musaza ameze bitatu imeze gutya na gutya, aranginga ndaza, ariko isaha yari yingiye. Kuvuga ngo si ngombwa kuza subwo umuntu uri kure. Umuntu uri kure anyoherereza ifoto ye. Oya si ngombwa. Si ngombwa. Ahubwo nge namwumvaga nkumva ahandi ashobora kuba afite ikibazo. Hari igihe umuntu afite ikibazo kuriya ariko afite n'ikindi kibazo ku mpande. Akaba yarwara numvaga buriya n'imbavu ko zimeze neza. Uri kure nawe anyoherereza ifoto, akambwira uko ameze, akambwira amazina ye, nkayandika, jewe nkasenga, nkahamagara mu ijuru, nkakoresha n'ubwenge mfite, nkareba buryo ki ikibazo afite. Ibi bintu nta bujura mu bikora nta bujura. Oya nabo nge ntandukanye nabo ngabo. Yego ntandukanye nabo ngabo. Oya nge nitwa Mukiza, ngewe ndasenga, indwara nyinshi ndazirukana mu izina rya Yesu. Kandi ntago ndi umupfumu, sindi umukonikoni, oya nje ahubwo ndi umuvuzi gakondo, ariko nagiriwe amahirwe no na nyiri ijambo amijambo, ndetse anampa n'ubushobozi bwo gukoresha iki bwa bumenyi bwanjye nari mfite mbere, uburyo ki nabukoresha nkavura abantu b'Imana. Uramera neza muze, uramera neza, ubakure kutuze uruhuke. Abana yazengere bana. Uramera neza rwose. Abana babwo menya natangiye hari kugenda. Suka ndibe wamugiye mbanze. Mama, uyu hano uramera neza, ariko se ikibazo kimwe. Uyu ubundi wamuzanye nk'umunyamasengesho cyangwa uyu n'umunyamasengesho twahuriye mu byumba by'amasengesho, mbona arasenga arakora ibitangaza, arahanura, musaba ubufasha ko nanjye ndaza kunsengerera umusaza. Ibintu kubona batazabaca mu itorero. Oya ntabwo bazaduca nese ko yasenze umusaza agakira. Hari ibindi zindi mbaraga z'abantu yakoresheje z'abakonikoni cyangwa iki? Oya nta zindi mbaraga, nta bindi yakoresheje ni ugusenga. Umusaza nta bintu mwari mwamahaye. Oya ntabyo rwose, ntabyo. No gusenga imbaraga rwose z'Imana zigakora. Twahuriye mu byo by'amanyasengesho, turasenga Imana ikora ibitangaza, mbona azi gusenga najye musaba ubwo bufasha. Oya ntose ubonye watakize, nyuma yaho nyine nawe yakize kubera imbaraga zo gusenga, yamwerekaga ko afite izindi mbaraga akoresha. Baca mu itorero. Oya ntabwo bazaduca, nta izindi mbaraga z'abadayimoni twakoresheje, n'imbaraga zo gusenga twakoresha. Ahubwo ndashima Imana ko uyu musaza yakize. Yanahaguruka akaba muzima agakira, yakize, inda yavuyemo byarangiye. Na wa mwana w'umukobwa rwose ndamwereka ko umusaza yakize, nta bindi bibazo bigihari. So guys, sinzi arakono nyine tubibona hirya ukasanga ibintu biravangavanze, uko byabana ngiye cyakoze ngiye byanshanze, nabonye byanshanze, ubwo ngiye mureke mbihinira aha ngaha.